ibintu biri aho ngaho. Iyo urebye urumva nyakubahwa minisitiri oya ni nyakubahwa wahoze ari minisitiri ubu noneho ni bwana mbese Sebahizi uretse ko nta miyo uri kote ka meme ntabwo twamwambura iki cyubahiro kubera ko ibyo yagezeho ushobora gusanga no muri generation 100 cyangwa 500 bitazakunda. Burya yagiye muri ya minisiteri y'imibibazo n'ubundi bisanzwe by'umuceri, abantu bazi affaire y'umuceri na saga z'umuceri. Bya bintu ntabwo byigeze bikemuka. Hanyuma n'ugiyemo asanzwe ayikoramo urumva RPS amakuru menshi aba yafite ubwino bwose yarabufite. Ariko ntekereza ko buriya abanyarwanda dutegereje kureba ikintu cyitwa ya gahunda bita uruganda iwacu. Gahunda bita uruganda iwacu impamvu wenda nyikomojeho kugira ngo ntaze no gutinda cyangwa se nkarambirana ni ibintu leta yashoyemo amafaranga byo kubaka inganda muri buri duce muri buri turere hirya no hino mu gihugu. Ibintu biragenda bigonga urukuta birafeiringa ibintu nk'ibyo ngibyo biza kurangira n'umusaruro w'abaturage niyo wabonetse uba ikibazo cyangwa se ugapfa gusa. Ntekereza ko Minisitiri Marie uko byagenda kose akeneye gukosora ibyo bintu, ariko ikibazo cy'umuceri minisitiri, ikibazo cy'umuceri ni hatari na wa musaruro upfa gusa ibintu nk'ibyo ngibyo ibintu biraho. Ariko muzanadukurikiranire n'aya mabwiriza mukunze gutanga ameze nk'imvura y'intuzo. Harya ya mvura ikuba gato ikaza abantu bakirukanga kubita rimwe bigahita birangira bahita gute. Ntabwo ni ukuntu bahita muze kwikira muri comment. Kurya inyama ngo imaze amasaha 24 muri firigo, ibyo bintu Rika yabitangaje rimwe. Niba hari uko nawe buragarika hisa nirukanwa nk'ibyo byose muri ya saga y'Rusizi ibintu nk'ibyo ngibyo nabyo muzaturebera uko bihagaze. Muzaturebera uko bimeze. Ibibazo byo birimo ariko impinduka y'urugiye nyine ntekereza ko zihora ari ngombwa kuko mu nyungu z'abaturage. Muri rusange ibyo mu Rwanda washaka kubwira ko wenda ibyari bigezweho ni ibyo ngibyo. Abakeneye ko bisesengura tuzareba niba bizakunda abantu bakajya bafata umwanya runaka bakagira umwanya wo gusesengura n'iki byose ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibintu nk'ibyo urebye n'ibyo hari ibintu byinshi nyine ubona byari bikeneye ko abamo ubwo ngubwo ahangaha kugira ngo wenda ntaza guteza polemique. Ntabwo navuga ngo izi mpinduka wenda ngo zari zikeneye byagenze gute. Uko byagenze ngira ngo nanabivana mu mpanuro z'umukuru w'igihugu abwira abasirikare buriya n'abasivile, ariko ibyinshi ntekereza ko buriya tuzabyumva mwirahira. Ariko buriya hari umudayimoni wateye mu nzego zacu z'ubuyobozi, banyarwandakazi, ikintu cyitwa kudakorana mu bayobozi bo mu Rwanda. Iki kintu kibamo ikintu cyitwa kudakorana. Ntabwo nshaka kujya kuvuga ibintu byinshi ngira ngo murabibona ko nta gahunda y'ibintu byinshi mfite, ariko bijyanye no kudakorana buryo usanga atari byo, akaza no kuvangavanga no kuvangirana ugasanga umuntu ashaka kujya mu nshingano zose icyarimwe kandi burya ntabwo nashobora ibintu byose. Icyo nacyo burya gishobora gutuma abantu batihuta uko byari bisanzwe. Hanyuma ikindi ni iyegura rya depite wari depite Ikitegetse Venuste wari mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ku itike y'urubyiruko, yari muhagarariye urubyiruko. Bwana Ikitegetse Venuste ntabwo bavuze ko ngo yeguye ku nyungu ni ku mpamvu ze bwite, ariko kugira ngo tutaza guteza polemique muri kino kigoroba cyangwa se muri iki kiganiro natwe hari ibintu tutaza gutindamo cyangwa tutaza kwinjiramo cyane. Gusa biravugwa amakuru byanze bikunze abavugwa kuko buriya umuntu w'urubyiruko turebye uko ubuzima bumeze hano hanze, tukareba na chômage, tukareba ese na hari ama offre d'emploi cyangwa se na hari akazi, hari amatangazo y'akazi bahemba iki cyatuma umuntu ava mu nteko. Ese urumva hari ubuntu bwa ese bwinshi cyane bugerekeranye. Ari depite mucuti wanjye rero nawe yahoze ari depite, gusa iyi affaire ya Ikitegetse ntabwo nshaka kuyijyamo kubera ko hari inzego zibijejwe zizayigiramo, hari inzego zibishinzwe zizayigiramo kuko amakuru nikurira ahantu bucece. Harimo ibintu byaba bigize icyaha bijyanye n'imyitwarire ngo ku Muhima ngo harahiye.
niko bivugwa. Ntumbaze ngo hatwitswe n'iki byagenze gute, ntabwo nshaka kujya kubyinjiramo, gusa biba bibabaje kubona abantu b'urubyiruko nyine bajya mu nshingano ugasanga ntibikunze. Ngira ngo murabyibuka ubushize muri manda ishize y'inteko ishinga amategeko yacyuye igihe yasimbuye niyo twatuye muri 2024. Ngira ngo murabizi ko habayemo ikibazo cy'ubusinzi bukabije muri parlement. Abantu bavuye mu nteko icyo gihe kubera ubusinzi harimo Honorable Gamaliel Mbonimana dogiteri. Nkunda n'ukuntu yitwara ku mihanda, by the way yaraje ahanga umurimo n'akarimo, arigisha muri kaminuza ku mihanda ibiki n'ibiki. Ahubwo nzamwegera njye nitereka nk'uku nananagemo bya bintu bya Gama Travel byo kugura amatike no kugurisha amatike hirya no hino ku isi. Gama ari mu bantu basinze kumva, nari mu bantu basinze icyo gihe bava mu nteko ishinga amategeko. Hanyuma n'undi musore wari uhagarariye urubyiruko witwaga Kamanzi nawe abadepite bagiye mu ngendo bazenguruka igihugu anywera i Butare, bamufatira i Butare ngo yaruhamije, baranamufunga. Ndetse amakuru naje kumenya nuko ashobora kuba yareguye ku mpamvu ze bwite, ariko ari muri kasho yo kubera kunywa, birangira yeguye. Undi muntu wasinze ninde ni Habiyaremye nawe yarasinze, nanamuhamagaye none se wari wanyweye zingana gute, aravuga ati ndakusabye, yaranyisabye, ariko nawe byavuze ko yari yaranyoye. Ariko icyo nakundiye Habiyaremye ari ikintu yagaragaza ati ariko ahantu mwadufatiye ntago nari giye nyine kumwe n'abandi bantu, kuki mutabirukanye? Abantu bari bahari icyo akora narabamubajije ubanza ese ko numva ngiye kurondogora, kandi numvaga mfite akanya gato. Umva murashaka ko nzajya nkicara ngaha tugasesengura cyangwa ni bimwe byanyu tuzabyihorera? Yari kumwe n'abantu barimo abameya n'abavisi meya, hirukanwa depite wenyine. Ibyo nabyo byabaye akarengane. None rero ikindi kintu, Honorable Mucuti wanjye Gama ajya kuri social media ku rubuga X rwose ari Twitter ati nyakubahwa Honorable Ikitegetse Venuste, warakoze cyane kubwo kuzuza inshingano zawe ubwo wari umudepite, tuguhaye ikaze muri private sector. Ubwo nibwo butumwa Honorable wahoze ari depite Dr. Gamaliel Mbonimana, ubwo butumwa yamuhaye ati warakoze cyane ku kazi wakoze ubwo wari umudepite, tuguhaye ikaze muri private sector cyangwa se mu rwego rw'abikorera. Abantu rero ukuntu abantu bagoye barushya, bamuze bati se angahe ndasoma udukomenti dutoya. Abantu bamuze bati none se ninde wabyanditsera? Nta wundi ni Mama Sipiro. Ati nawe se byagenze ko akundi kwera bya bindi umutaramana akaza neza muri private sector ni waneza. Uyu ni Mama Sipiro wasubizaga Honorable amubaza niba nawe byagenze ko akundi kubera bya bindi. Ubwo ariko kumubaza ati se nawe yeguye ku mpamvu ze bwite kubera umusa, kuko Honorable Mbonimana yasezeye kubera umusa. Nani ni kubera bya bindi cyakora ntago yamusubije. Abandi bati nawe se yari yarisomye nkawe se, ati muhe nyine akazi. Hanyuma ati yarya muyobozi Soba Club ko ntaherutse kuyumva. Uyu nguyu ninde? Ni Papa Buhinja. Ahangaha ndajya mvuga amazina y'ukuntu abantu uzanzwe tubaza, ariko n'abantu bakomeye by the way. Ubwo mvuze Mama Sipiro, mvuze Umurerwa Marie wahoze ari umunyamakuru atarajya guteza imbere Sipiro. Papa Buhinja ni mu Rwanashyaka Evariste muri Canada. Ati yarya muyobozi Soba Club ko ntaherutse kuyumva. Soba Club ni nka ONG umuryango utari wa leta washinzwe na Dr. Gamaliel Mbonimana nyuma yo kuva mu nteko ishinga amategeko, ugamije gukangurira abantu kureka isindwe kuko nta cyiza cyaryo. Hanyuma nyuma yaho yanditse n'igitabo cya Mbonimana Gamaliel yakise ngo kiti, igitabo cya Mbonimana Gamaliel yanditse igitabo akimara kuva mu nteko, yanditse igitabo ariko nacyo gikangurira abantu kureka inzoga. Kanze nshake ndebe niba nshobora kukibona ahangaha. Imbaraga z'ubushishozi niko yakise. Ndakibonye rwose.
yanditse igitabo akimara kuva mu nteko ishinga amategeko kubera ubusinzi, yanditse igitabo yise imbaraga z'ubushishozi, niba ari the power of being sober, ibintu nk'ibyo ashimiramo na nyakubahwa umukuru w'igihugu. Ese nayo kitegetse nawe turaza kubona hari artwork ashyira hanze wenda izagaragarizamo gusa ibyo numvise ejo hari umuntu twoze tuvugana, ariko urumva ntabwo uko byagenda kose yarasitaye n'undi muntu wese yasitara, nta mpamvu yo kujya gutarama, urumva se. Gusa nyine byaravuzwe, hari ibyavuzwe. Gusa ikigaragara cyo bazarebe niba ubundi muri Rwandan Parliament, muri Parliament yacu hajya haba umuhango bavuga nka induction cyangwa se kujya gukangurira abantu kwinjiramo. Ariko se abamo abantu b'abamenta. Impamvu nibaza ikintu cy'abamenta, dufata urugero nk'uyu muhungu ikitegetse, ni umuntu w'umusore, yari umusore, yari umwana mutoya w'umusore. ushobora gusanga nta kazi yakoze gahemba nk'ubudepite. Ushobora gusanga aribwo akiva ku ntebe y'ishuri, ko ndumva yari nk'umuyovu volunteer, rwa rubyiruko rw'abakorerabushake. Abantu bacu bavuye ku ntebe y'ishuri n'inzara n'inyota n'iki byose na incertitude y'ubuzima buri hano hanze, yisanze agiye mu nteko. Umuntu utarigeze wenda atunga miliyoni 10 ze, simvuga wenda kuri uyu nguyu, ndavuga mu buryo bwa rusange, cyane cyane nk'abo urubyiruko, yisanze ageze mu nteko ishinga amategeko, kuri konti ye buri kwezi ashobora kwinjiraho nibura muri za miliyoni nke z'ayo mafaranga. Bamujyanye mu Kagera Motor, bamufatishemo imodoka 0 kilometre, wenda ya miliyoni 50 bitewe niyo yaba yahisemo. Uwo muntu aracyafite amanyamanyama, afite amashagaga yo kwemeza urubyiruko bagenzi be, aracyatereta ibishoboka n'ibidashoboka, aracyagize gute. Urumva ni umuntu mushyashya kuri scene politique, ni public figure, nta nabizi niki. Abo bantu tugira abantu bashobora kuba mentaringa ku buryo umuntu ashobora kumenya uko yitwara hafi aho ngaho. Kuko giye hari iyo mbitekereje, ari gihe nsanga na enthusiasm. Dufata urugero nk'ubu ngubu mpaye akazi kampemba nk'umuriyoni w'amafaranga, nanjye urumva umushahara nshobora kuzamera nka babandi tujye twumva nkazanjya ku kazi ari uko amafaranga yashize, kandi nshobora kuyarya umunsi umwe cyangwa se iminsi 2. Ubwo muraje mu wete ubwo se nta miliyoni ukorera mu Rwanda. Abantu bakorera miliyoni mu ntoki barabarika, mwabishaka mutabishaka. Abantu bakorera 1 million nk'umushahara mu Rwanda barabarika, ntabwo ari abantu benshi cyane. Ibibazo rero tuzakomeza kubigira mu gihe cyose hatabayeho uburyo dufasha aba bantu, kuko ubwo urumva nagiye abantu mbere na mbere umaze kwinjiramo, ubwo bageze kumenyana n'abantu bo ku rwego rwo hejuru. Nta muntu mu kigero kimwe uhari mu ngana, nta kiburi muravugana n'abantu bakomeye gusa, uronurabure uratambuka aho abandi bantu badatambuka n'iki byose. Abasore ni batagira guidance bizarangira n'ubundi ibibazo nk'ibi ngibi tubibona, agenda akora ayo makosa ashingiye ku kuba yarahereye hejuru atarigeze ahera hasi. Ariko nyine umvise ko Gama ambwira ati karibu mu rwego rw'abikorera, ubwo tutegereze ko wenda mu bikorera hari icyo avanyemo amaze imyaka 2 ese yari kirimo, ariko ashobora no gusaba akazi cyangwa se akanagahanga. Abayobozi bacu mukunze kutubwira guhanga umurimo. Ubwo reka dutegereze ko nyine namwe niba mugize ibyago, ntabwo ndi kubyishimira ko ntabwo ndi bujye gusimbura honorable, ariko ubwo ntekereze ko ya gahunda yo guhanga umurimo idafite abantu, itareba bamwe ngo abandi bareka. Mugomba kuduha urugero bya bintu mwatubwiraga bigatangira, nyine tugatangira twebwe niba bishoboka cyangwa se bitazashoboka. Ndumva uku kwegura ntabwo abantu bashatse kubivugaho. Ibyo abantu bavuga ni ibintu nyine, nta muntu uri gutagira abantu bavuga, nta muntu utagira abantu bavuga, byanze bikunze twese baratuvuga nyine. Ariko ibintu bamuvuzeho numvise atari ibintu byiza, ndetse biramutse ari ukuri byazazamo n'amadosiye tukumva inzego zigenza ibyaha zitangiye kugenza n'ibyaha. Ariko ubwo urumva message yumvikanye, ikivugwa urebye umuntu yavuga ko
wenda ari icyo ngicyo. Ibyo mu Rwanda ndatekereza uwabaha ibyo wabarekera ibyo ngibyo, ibyo mu Rwanda uwabarekera ibyo ngibyo, hanyuma tukajya muri bya bindi dukunze kwivurugutamo ibyo muri kano karere tutaza gutindamo cyane, kuko muri kano karere turaza gutinda cyane muri Congo Kinshasa. Uyu munsi habaye ibintu by'imyigaragambyo ikomeye, ikaze, ikakaye, ibintu nk'ibyo ngibyo, ko habayemo no gukomerekara, habayemo no gukomereka.